ngo itanze n'ikindi gihugu ku mugabane wa Afurika batangaza ubwigenge hanyuma bavuge bubaka ubwami bwabo bushyaho ku bwami Uwiteka yabuciye ku ngoma. Uwiteka nta cyuba yabugabanyijemo kabiri hanyuma bugabanyijemo kabiri ubwa kabiri umwe ntago uyu mwami ntazabutwara n'ubundi ntazabutwara kuko uyu mwami ntago azaba akiri umwami ahubwo azaba yagize gute yaciye ku ngoma hazima undi mwami uyu zafatwa none icyemezo intare z'ibintare amadubu abamadubu nta kintu cyo gutinya kurasa Bujumbura ni nko kuzimya buji ubwo ngubwo bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri Gasopo yarayihawe Sultan Makenga aramwandika avuga ati sinshaka kuzongera gutuma izindi ntumwa zize kubonana nawe cyangwa ngo uratuma ba prime na babaratuza ngo baze no ngo bazigoma jewe icyo nkubwiye cyo ni wongera gatoya ati ubu ngubu mu mirwano turimo umenye ko tugiye kugusanga aho ngaho iwawe. So Gasopo yarayihawe ubu ngubu nkubwira abarundi ndayishimiye ari mu bwoba gusa icyo jewe mfitiye impuhwe ni abaturage b'i Burundi kuko inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi birahashirira. Dukomeze rero dusengere uko dusengera abakongomani na ni nako tukomeza no gusengera abarundi kugira ngo ndayishimiye buzimu ajye buntu nabyo birashoboka kugira ngo abashe gukura ingabo zabo muri Kongo kuko nadakura ingabo ze muri Kongo zirahashirira ndetse no mu Burundi umuriro uraka Bujumbura umuriro uraka Kibitoki ahandi yasigaye zaba ndeba hana zaba ari guhungira agana yongiyo za Mabanda muri Tanzania. So reka mu byukuri twinjira muri no tangazo ry'uruhe muri Gasopo ya nyuma 23 igeneye Uburundi inabwira neza perezida Evariste Ndayishimiye n'ingabo ze ko batari ku mirwano ku butaka bwa Kongo ahubwo ko bafitanye imirwano na leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cy'igihugu FARDC. Ni Gasopo ya nyuma Uburundi buhawe mu kwivanga hano ku butaka bwa Kongo M23 muri operation yo kugenda ikubura noneho igiye gucya ibiti n'amabuye hano muri Uvira. Bivuzwe neza ko iyo murongo utukura ntarengwa kandi mu byukuri inawe na Gasopo yakongera kudeployinga abandi bacanciro baturuka hano ku kibuga cya Amerika ndazaye ko mu byukuri ingeri Gasopo ya nyuma urwatsi Burundi bushobora kuba bugiye no kuraswa bihagaze gutamakora ava kwingingo. Bwana munyamakuru icyo nakubwiye cyo kugeza kuri uyu munota tuvugisha ukuri mu rwego rwa diplomasi icyo turi kuvuga kijyanye na Uvira isari yose Uvira ishobora kuba yafata ariko noneho Uvira ifite ikibazo ntabwo wafata Uvira utararasa Bujumbura ngo uri ku mupaka hariya wagatumba na Kavimvira ubu hahagaze wentera kupe umusaza ushobora guturika Bujumbura ntabwo bishoboka uba wentera kupa kuko umaze kurasa Bujumbura ntaho babona banyura mu mazi byaba bigoye kuko na FCM 23 bafite amamarine na ibyo ngibyo murabizi. So rero bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo mukuri muri izi operation FCM 23 gukora ni Gasopo ubu ngubu icyo nkubwira Uburundi butangiye gutikira kuko abo ngabo bari za Mwenga abo bari za Shabunda abo bari za Walungu barashaka gukora amasuku hanyuma hamanuke reinforcement igenda ijye gukumbanya bari aba FDN bari muri iriya misozi y'umurengiri babamanukane babahurize hagati n'abari abariremera na Sange nariya hepfo. Ndakubwiza ukuri urenze Sange aho twavugaga ndaza kuyibuka ndakubwiza ukuri niyo operation isakwa noneho amasuku Umuremyi TV. Imana niba humugisha Imana nibarinde aho muri hose mutuye mu Rwanda mutuye muri Kongo aho hose imurenge mwese turabashuhuje aho mutuye hose mu Burundi namwe bimpunzi aho muri hose turabashuhuje cyane. Imana nibarinde rero kandi ibahaze uburame mu isi no mu ijuru hose Imana izabahe ubugingo buhoraho. Imana rero nibarinde kandi Imana nibahumugisha Imana nibakomeze ibyo nibyo tubifuriza kuko mudukurikira kugira ngo mwumve ubuhanuzi bukomeye. Mudukurikire rero muri uyu mwanya twabazaniye umutumirwa ukomeye uhanura ubuhanuzi M23 na Kongo uko aho ubuhanuzi aho bugeze. Ubutaha tuzabazanira ubuhanuzi bwo mu Burundi uko naho aho bigeze. Ibintu birakomeye rero Imana nayo yarabirebye ibona ko abanyamurenge bagomba kugira ubuzima n'umuze bagomba kugira umutekano. Imana yararebye irongera irareba iravuga ngo reka n'impunzi zitahe kuko byarananiranye. Imana yimanukiye rero
ubuhanuzi bwamanutse kugira ngo noneho abo bantu nabo babone umutekano cyangwa babone uburenganzira iwabo. Kurikira rero uyu muhanuzi, ukurikire n'ibyo avuga, kora komenti, like, subscribe, tujye tubana muri ibyo biganiro. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Amaze kwanga ibyo ngibyo, Uwiteka yambwiye ngo urupapuro nduzingure. Murabona hari ikintu kiriho? Hanyuma nyuma yo kuruzingura arambwira ngo nongere nduzinge, hanyuma nimara kuruzinga ngirene. Nongere ngirene. Irambwira ngo kubera ko wanze kumva ubwami bwawe irabutabuye. Iguciye ku ngoma indi nshuro ya kabiri, noneho burundu. Kubera ko wanze kumva no kumvira. Ambwira ngo ubu bwami ngo burahagurukiwe, kandi buhagurukiwe n'abene gihugu. Uko uyu mwami bagiye kumutera amabuye, ntabwo ari amabuye ngaya tureba, bagiye kumutera amabuye avuye ku Uwiteka. Aya mabuye avuye ku Uwiteka ni Abisirayeli bateye uriya mugaragu. Hanyuma ngo agira gute? Arapfa. Imana irambwira ngo nawe uyu munsi, nawe ejo cyangwa ejo bundi, Imana irambwira ngo urapfuye kandi upfanye n'umuryango wawe. Kuko ubwami bwawe bwaciwe, bwatabuwe, bwavuye ku ngoma, uciwemo kabiri. Uko urupapuro rwaciwe, nawe niko Imana iguciyemo kabiri. No kugabanyamo ubwami kabiri, ngo nibashaka ngo itanze n'ikindi gihugu ku mugabane wa Afurika. Batangaza ubwigenge, hanyuma bavuge, bubaka ubwami bwabo bushya, ku bwami Uwiteka yabuciye ku ngoma. Uwiteka nta cyubara, yabugabanyijemo kabiri. Hanyuma bugabanyijemo kabiri, ubwa kabiri umwe ntago uyu mwami ntazabutwara, n'ubundi ntazabutwara, kuko uyu mwami ntago azaba akiri umwami, ahubwo azaba agize gute? Yaciye ku ngoma hazima undi mwami. Uyu mwami nawe atwara ubwami bwe, nawe batwara ubundi bwami. Imana yo mu ijuru nuko yantumye. Hanyuma no kugabanyamo ubwami kabiri, ngo nibashaka ngo itanze n'ikindi gihugu ku mugabane wa Afurika. Batangaza ubwigenge, hanyuma bavuge, bubaka ubwami bwabo bushya, ku bwami Uwiteka yabuciye ku ngoma. Uwiteka nta cyubara, yabugabanyijemo kabiri. Hanyuma bugabanyijemo kabiri, ubwa kabiri umwe ntago uyu mwami ntazabutwara, n'ubundi ntazabutwara, kuko uyu mwami ntago azaba akiri umwami, ahubwo azaba agize gute? Yaciye ku ngoma hazima undi mwami. Uyu mwami nawe atwara ubwami bwe, nawe batwara ubundi bwami. Imana yo mu ijuru nuko yantumye. Hanyuma tugikomeza tukiri mu butumwa rero, nababwiye neza, mbabwira ko hari ibintu bigiye kuba bikomeye, kandi ibintu bizaba mu minsi iri imbere. Ibintu bizaza mu gihe kiri imbere. Ari ukwiganzaho kugiye kubaho, ari ubwiganze bugiye kubaho, ari uko Imana igiye gucisha bugufi umuntu ukomeye. Uyu munsi Imana yaje gukora umukwabo. Imana irambwira ngo yaje mu isi gukora umukwabo, kandi nukuri yaje gukora umukwabo. Kuko Imana irambwira ngo mbwire ubwami bwa Amerika, ubwami turimo buyobowe na Amerika. Imana irambwira ngo ubu bwami yarangije kubuca ku ngoma, kuko igiye kwimika ubundi bwami. Ikigiye kubigaragaza nuko Amerika igiye kwiganzurwa n'ibihugu bigiye kwishyira hamwe, hanyuma byamara kwishyira hamwe bukayica ku ngoma, bukayirusha imbaraga. Ubu bwami ibihugu bigiye kuba bigizwe n'ibihugu bihari, ngiye kuvuga amazina. Ibi bihugu birimo bigiye kwiganza Amerika, kuko bigiye kuyikoraniraho, kandi birase biteye ubwoba, kugeza ubwo Amerika icitsemo intege, kandi nayo ubwayo igiye gucikamo kabiri. Nayo yigabanyemo igipande kimwe kibe kiri ku ruhande rwacyo, ikindi nacyo kiri ku ruhande rwacyo. Ikindi kigiye kujya ku mwami utwaye, ikindi nacyo kijya ku rundi ruhande. Ubu hagiye kuba kwihuza kw'ibihugu by'Ubushinwa, Irani, ndetse na Koreya, ndetse
n'igihugu kiyobowe na Putin, ibyo bihugu bigiye kwishyira hamwe hanyuma bihagurukire birwanye Amerika. Harimo Ubushinwa, harimo Irani, harimo Korea, harimo n'igihugu kiyobowe n'uyu mugabo witwa Putin. Ibihugu byose bigiye gukoranira kuri Amerika kandi bigiye kwirasa biteye ubwoba. Mvuze Irani, mvuze Ubushinwa, mvuze Korea, mvuze n'ikindi gihugu kiyobowe n'umugabo witwa Putin, Uburusiya. Ibyo bihugu bigiye kwishyira hamwe birase Amerika, biyica intege burundu, n'abantu bose babona ko ikomeye bayiveho. Hanyuma nibamara kuyivaho babeho ku bundi bwami. Ubu bwami nta Burayi buzaba bubuyoboye. Oya. Hanyuma nyuma y'ubwo bwami buzima nabwo buze bube bukomeye. Nyuma yabwo hazima ubundi bwami buri kwiyubaka ubu ngubu. Ubu bwami buzaba ari ubwami bwa Afurika. Buzaba ari ubwami bwa Afurika. Nibwo bwami buzaza busimbuye ubwo bwami. Ubu nabwo buzakura busagambe, ndetse nibwo Afurika izongera kugira ijambo. Ariko ijambo rizatangira uko rigenda ryubaka mu ubwami bundi bugiye kuza, ugende buzamuka buhoro, nabwo bugereho bugira imbaraga kugera ubwo buziganzura bwa bundi, kuko nabwo buzishyira hejuru. Nyuma y'ubwo bwami nibwo haza ubwami bwa Afurika. Afurika nayo yongere igira imbaraga, yongere iyobore isi. Kigeze bibaho se? Amateka sinyazi, ariko ayo nzi icyo gihe sinarimbaho, sinari nabeho, ariko yo ndimo ndeba imbere nuko nguko ameze. Ariko icyo nzi nuko Afurika bayibye, ndetse baducamo n'imigabane itandukanye, baducamo imbibi zitandukanye kugira ngo tutazatera imbere, kugira ngo abone ko batwigabanya, kugira ngo abone ko umutungo wacu urangira. Hanyuma rero Imana irambwira ngo mbwire iki ntara none ngaruke ku ntarashyo. Kinyarwanda bo baracyumva cyane, ngo nuko kwiyubaka kumeze kwa Afurika gutyo nibwo hagiye kuba guhuza abantu bavuga ururimi rumwe, rurimo Abarundi, barimo Abanyamurenge, barimo natwe bwego gwaca Abanyarwanda, tuvuga ururimi rumwe turumvikana. Ngo iyi ntara niwe igiye gushibukira, hanyuma ngo twese tuvuga ururimi rumwe kandi tuzagenda. Nta kindi, nzava hano ngende njye Burundi nta cyangombwa bansabye, ngende njye muri Murenge nta cyangombwa bansabye, kubera ko tuvuga ururimi rumwe gusa.